Okay, murakaza neza kuri iyi channel, muri kumwe nanjye Ntirenganya Eric. Ubu rero ngiye kubereka uko washyira status kuri WhatsApp. Hari ukuntu rero ujya ubona kuri WhatsApp hariho stati, ukibaza uburyo zagiyeho. Ndagira ngo mbanze nkwereke stati ubundi niki, ubundi nyuma nze nkubwira akamaro ka stati. Reka tujye muri WhatsApp dushake umuntu washyize status kuri WhatsApp, ubundi nkwereke uburyo stati iba imeze. Dore stati, reka nze nyibereke. Urabona nk'aha ku iyi foto y'uyu muntu, aka kantu k'icyatsi kagiye kizengurukijeho aka ngaka. Hari igihe uba wibaza ukuntu, dore nk'ubu ngubu ngiye kureba ifoto ye ntabwo ari ihita iza, ahubwo hahita hazaho ibintu yatangaje kuri stati. Ubundi stati ikintu yagufasha rero muri telefone yawe cyangwa kuri WhatsApp yawe, igufasha kumenyesha abantu bawe wenda mubana kuri WhatsApp, ukabamenyesha ibyerekeranye n'ukuntu umeze kuri uwo munsi, ukuntu byagenze. Ubundi bayibona wenda ushobora nko kuba utabaza ubigenza ute, wamamaza nk'ikintu wenda nk'aha ngaha ni uyu muntu wa Igisimenya, muramuzi benshi cyane. Urabona nk'aha ngaha kuri stati yashyizeho, murabizi ni ibintu bya Twika SMM baba bakoresha. Dore nk'aha ngaha kuri stati ye ukanzeho urasanga ibintu yamamaza. Murabizi ko bagurisha aba followers, aba subscribers. Dore rwose niyo stati aba yashyizeho. Urabona rero iyo uyirebye uba umenya ibintu yamamaza. Rero iyo ubimenye bigutera kujya kubigura. Mujya mubona nk'iyo mutunze wenda nomero z'abasitari nka ba Rocky, iyo utunze nomero ye ikintu bimufasha we, impamvu aba ashaka ko ubona nomero ye, ikintu bimufasha kuba nomero ye yamenyekana, ibintu akora bikamenyekana. Wenda reka nk'ubu mfitemo nomero y'uwitwa Be The Great, muramuzi cyane, ni umusobanuzi. Dore nguyu hano nimureba aha ngaha, ubu aba yashyizeho status Be The Great. Urabona iyo namwandikiye ibintu kuri WhatsApp ntajya bisoma, ariko njye nama ndeba status. Rero status aba arimo aramamaza ibintu akora, agasobanuye filime. Urabona nk'izi ngizi ni filime aba yamamaza, aba yakoresheje. Rero izi filime ze rero bikantera kuzigura nzibonye gutya kuri stati ye. Urabona aba yashyizemo na link yazo. Dore nk'ubu ngubu agasobanuye store.com. Rero nawe niba utari uzi bya stati, buriya byagufasha kuyimenya, inshuti zawe zikamenya ubuzima bwawe uwo munsi uko byagenze, nuko kwamamaza kandi nabyo bikagendamo neza, kuko ugenda wunguka abantu. Nk'ubu ngubu nafashe nomero ya Be The Great nyishyira muri telefone yanjye, ariko iyo mwandikiye ibintu mwandikiye ntajya bisoma. Rero nubwo atabisoma, ariko njyewe mufitiye umumaro wo kureba izi stati ze. Rero iyo nzirebye bimwongerera iterambere ryo kuba nagura filime ze. Rero nawe reba uko washyiraho stati, kandi stati yagufasha ibintu byose. Stati rero dore niba wifuza kuyishyira kuri WhatsApp, uraza aha ngaha handitse updates. Uraba uri kuri WhatsApp yawe n'ubundi WhatsApp, aha ngaha handitse update. Numara kuhakanda urahita ubona stati z'abantu bagiye bashyiraho. Reba nk'uyu nguyu Janet, reba ibintu yagiye ashyiraho. Dore ngibyo ibyo yashyize kuri stati. Rero nawe ushobora gushyiraho iyawe. Gushyiraho iyawe rero nta kindi bigusaba, ni ugukurikira uko ngiye kubigenza. Urabona hari igihe, dore nk'uyu nguyu aba yashyizeho stati z'amagambo akenshi. Dore nk'ubu ngubu aya ni amagambo yayishyizeho. Ngiye kukwereka uburyo bwa mbere bwo gushyiraho stati z'amagambo. Stati z'amagambo ukuntu uri buzishyireho, wowe uraza wikandire kuri aka kantu kameze nk'agakaramu, aka ngaka kaba kari hano. Urabyibuka yuko twaje aha ngaha muri update za WhatsApp yacu hano. Ahantu rero uraza wikandire kuri aka kantu kameze nk'agakaramu. Ukigakanda warahita hazamo ibintu wenda ushaka, wenda uvuge uti
nyine wandika ibintu, ni ukuvuga ngo abantu bose bafite nomero yawe ya WhatsApp, baba bakuzi baba batakuzi, barahita babona sitati yawe, kuriya bajya kureba ifoto yawe, sitati akaba ariyo ibatanga imbere, cyangwa baza hano bagahita bayibona. Rero wowe uraza hano ku gakaramu rero wandike amagambo. Iyo ni ibya mbere ngiye kukwereka, sitati y'uko washyiraho sitati y'amagambo. Rero wenda ngiye ndashaka gushyiraho sitati y'amagambo mbwira abantu ngo bame subscribe wenda kuri channel yanjye. Ikintu rero ndaza nkakora, reka mbanze nkopiye link hano kuri YouTube, guys mukurikire hano kuri YouTube, ndaza nkopiye link, ndangiza nze muri channel yanjye bigemo video nshaka, wenda babwire nti wenda njye hano kuri share, nkopiye link y'iyi video ngo uko wakoresha internet yihuta nka 4G. Nawe rero iyi video ndagira ngo ngushishikarize kuyireba, kuko ni video nziza cyane izakwigisha ukuntu internet yawe yakwihuta. Niba ufite internet igenda gake, izagufasha, nawe waza ukayireba uyishaka nta kibazo. Rero ikintu ndakora, ndaza namaze gukopiya link, iyo gato ndakopiya link, nindangiza ngende kuri sitati yanjye, nje kuri ka gakaramu ngende nandikeho ni muraho neza, nandike nyine akantu nshaka kubandikira. Mpite nza nandikemo ni mwibuke kudutera inkunga, muduha subscribe kuri channel yanjye yitwa kuri channel yanjye, gutya wenda nindangiza nze hano munsi nshyiremo link ya channel. Cyangwa mbabwire nti nyura hano ugiye kuma subscribe hano. Hano nshyiraho ya link, nindangiza munsi mbandikire ngo murakoze. Urabona nkigikanda kuri kariya kantu bise byiyandika gutya, nyine nanditse. Iyo ukanze kuri aka kantu umaze kwandika, nyine ugahita ukanda kuri aka kaboro kano kohereza, nyine bihita bigenda. Ubwo ngubwo iyo ni step ya mbere nkweretse uko washyiraho sitati ukoresheje amagambo. Noneho urabona nk'uyu nguyu yakoresheje ifoto, kanze nkwereke uko wakoresha ifoto. Gukoresha ifoto nta kindi ukora rero, ituza kaduce mu bintu wenda biciye mu mucyo. Gukoresha ifoto uyituza ahangaha muri fayilo zawe, nyine ahandi nyine wadebye amafoto yawe, amavidewo, indirimbo se, nyine ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo urashaka gushyiraho ifoto kuri iyo sitati yawe. Rero njyewe wenda ifoto nshaka gushyiraho, reka tuze tuyirebe muri izi ngizi, cyangwa videwo, byose birakora.
Reka duhere wenda kuri videos. Ugiye gushyiraho ifoto. Ifoto ukuntu uyishyiraho, uraza nk'aha ngaha wenda reka dushyireho nk'iyi video. Iyi video uraza uyikandeho cyane. Iyi video numara kuyikandaho urahita wiyizira hano kuri share. Nk'ugiye kuyisharinga hano. Ukande aha kuri share. Ukikanda kuri share, dore ukuntu bihita bigenda. Wowe urahita uza uhitemo WhatsApp. Nuhitamo WhatsApp urahita ikintu urahita ukora urabona ni ukuyisharinga abantu bose muri kumwe n'amagurupe bose bari muri telefone yawe. Ariko wowe urashaka kuyishyira kuri stati. Ikintu ukora rero urahita uza hano handitse my status. Aha ngaha murahabona neza kwaje. Aha ngaha niho uza ugahita ukanda kuri aka kabora kano kohereza. Sori gato, hano hari akantu kancitse nagira ngo kari akantu katabacika. Uraza hano kuri my status. Hano niho uhita ukanda. Nuhakanda urabona yuko birivivura. Nibimara kwivivura nanone urahita uza wemeze hano hasi kuri kano kantu kohereza. Ugikandaho dore urabona stati yahise igeraho ako kanya. Wenda hari akantu kabacitse, ushobora no gusanga ifoto yayishyizeho amagambo. Ugasanga ku ifoto yashyizeho amagambo cyangwa video yanditseho amagambo. Rero wowe ikintu ukora uraza nk'aha ngaha wenda reka tujye gushyiraho iyihe video. Dushyireho iyi ngiyi. Uraza ujye kuri my status kwa kundi wohereze. Urabona hano uhita uza ukikandira aha ngaha handi ukandikaho amagambo kuri stati yawe nyine ibiri muri iyo stati hano ugashyiraho amagambo. Ushobora no kweditinga ifoto ukanze hano ukeditinga. Ushobora no kuza hano kongeraho utuntu tw'udustika. Hano ni ukwandikaho amagambo. Aha ngaha wenda ugashyiraho caption uvuga wenda nyine nka titire. Warangiza ugahita wohereza nyine. Icyo si icya mbere mberetse. Nako si icya kabiri. Se hari igisigaye gushyiraho stati. Ndi kumva abantu mwese mwabisobanukiwe neza cyane. Rero mbifurije ibihe byiza, ariko ndabibutsa rero hano kuri channel yanjye rwose ibi nibyo tubigisha. Tuzajya tubigisha utuntu twinshi kandi tugezweho. Bizabafasha rero kugira ibihe byiza. Murekoresha channel yacu rero mugire ibihe byiza. Murakoze cyane kureba video yacu.